Muraho mwaramutse mumeze neza, mbanje kubasuhuza aho muherereye hose mbifuriza amahoro y'Imana, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi nagarutse nk'ibisanzwe ndi Yvonne Mugabo, uyu munsi nagarutse njyenyine. Nifuje gukora video muri ubu buryo kugira ngo ndusheho kuyisesengura no kuyimenya neza. So, nizere ko abireba cyangwa se abayikunze ngiye kuyibarangira, mwajya kuri YouTube channel mugasacinga amazina ngiye kuvuga, mwaza kubona amateka yisumbuye kurushaho. Nk'ibisanzwe ndi Yvonne Mugabo. Uyu munsi ngiye kubana namwe. Uko amateka yagiye agaragaza, uko isi igenda yicuma, ikiremwa muntu giye gukomeza kuba inyamaswa ikabije kuruta izindi nyamaswa zose tubona ku isi. Ngiye kubaha amateka y'uyu mumama, ni umugore w'umunyamerika wo muri Chicago, yitwa Shannon Watts, n'umugabo we yitwa Chris Watts. Bari bafite abana babiri, atwite n'inda y'amezi 5. Iyi nkuru y'uyu mugore yabaye nka filime, ariko ntabwo ari filime, ni inkuru ya nyayo, ni inkuru yabayeho, ni inkuru itaranabayeho kera cyane. Iyi nkuru yabayeho, umunsi wayo yari mu kwezi kwa munani tariki 13, 2018. Uwo mugore witwa Shannon yari avuye mu ruzinduko rw'akazi, agaruka mu rugo iwe muri Colorado, ahantu yari afite inzu yabanagamo n'umugabo we witwa Chris Watts. Aba bantu ibigaragara nk'uko babona barishimye. As you can see kuri social media, ni abantu bagaragaye nk'abishimye. Yari famiye y'abana babiri na nyina na se, ubwo no kuvuga Chris Watts, Shannon Watts, Bella Watts n'undi mwana muto w'umukobwa. Ariko mbere gatoya yuko ajya muri urwo ruzinduko, nk'uko nabwiye, yari atwite inda y'amezi 5. Yari atwite umwana w'umuhungu nyuma yuko yari afite abana babiri. Uyu mugore yagiye mu ruzinduko rw'akazi. Uyu mugore yari afite akazi keza, umugabo we yari umunasi, uyu mugore nawe yari afite akazi keza, urumva ko yari avuye mu ruzinduko rw'akazi. Ku tariki ya 13 z'ukwezi kwa munani 2018, uyu mugore agarutse mu rugo, yaratanye gahunda n'inshuti ye uri kureba tugezeho. Uyu mucuti we bari bafitanye gahunda yo kujya kwa muganga kwipimisha, bari bafitanye gahunda yo kujyana. Umugore yageze mu rugo, umugenzi we aramuhamagara aramubura. Yari inshuti ye kuva kera, kuva mu bwana. Aramushaka aramubura, arahamagara aramubura, aramwandikira aramubura, message zanga gusoma. Uyu mugore agira ikibazo. Agize ikibazo, niwe muntu wa mbere wahamagaye polisi, ariko ari gutanga ripoti ko yabuze inshuti ye. Yaragiye mbere yo guhamagara polisi, ajya ku rugo rw'uyu mama, asanga telefone iri mu nzu, isakame iri mu nzu, ariko ntiyabona umugore, ntiyabona abana. Niko guhamagara polisi, arabwira ati nabuze inshuti yanjye. Polisi gutangira nyine gushakisha guhera ako kanya. Barashakishije baraheba, barashakisha baraheba, barangije bahamagara umugabo we. Umugabo waje avuga ko atigeze abona ku mugore we, yatashye nawe agasanga badahari. Arangije polisi irakomeza irashakisha, barashakisha baraheba, batangira kubaza ibibazo umugabo wese, ntago wabonye umugore wawe, ntago wabuze aho umugore waherereye. Umugabo aratsemba ati ntago nigeze mbabona. Bati se none ni gute bwari bwije udatanze ripoti? Umugabo aravuga ati nari ndi mu nzira kwitanga. Ariko uyu mucuti kugira ngo ahamagare polisi yaravugaga ati ni gute Shannon, umuntu ukunda kujya kwipimisha mu gihe atwite, inshuti yanjye nzi ibintu byose biba biri ku murongo, ni gute yabura kuri telefone? Noneho nkaba ngarutse ngasanga mu rugo iwe ntawe uhari, telefone ye iri mu nzu yayisize, atajya asiga ibintu by'ibyangombwa. Biramucanga, niko kujya gushakisha, atangira guhamagara polisi. Abaturanyi barakoka, abantu bose barakoka, abanyamakuru baraza batangira kubaza ni gute byagenze, ni gute famiye, umugore n'abana babura, ibintu nk'ibyo batangira kubazabaza, ariko habura uwigeze ababona. Noneho garutse inyuma gato, hari umuturanyi wabo wari ufite kamera, gutya abantu bagira kamera mu mazu no hanze kujya bareba ibyinjira n'ibisohoka. Uwo muturanyi wabo yaravuze ati ngewe mfite kamera, ariko yari yanjye mu rugo, ariko igifata n'ibintu byo mu baturanyi, cyane ko yaregeranye na Shannon neza, inzu zabo zari zegeranye neza.
ati twacekinga. Bagiye gucekinga basanga kamera yafashe Shanane yinjira mu nzu ariko ntiyamubona agaruka hanze. Wa mugabo uhakanye ko atigeze abona umugore we, bigaragara ko nko mu saha imwe umugore amaze kugera mu rugo, umugabo yaje mu rugo, imodoka ye bigaragara nawe yinjira mu rugo, kandi yari yahakanye ngo ntabwo yigeze amubona kuva yagenda ajya mu kazi. Barakomeza barashakisha baraheba. Uribaza rero uti ngo byagenze gute nyuma kugira ngo bamenye uko byagenze. Bafashe ya videwo ya mbere y'uko ya videwo igaragara, babajije umugabo wa Shanane bati bimeze bite? Aravuga ati ndababaye, ndi mu nzozi zikomeye, ndi kumva ndi mu nzozi mbi, nagize inzozi mbi, ndi kumva bidashoboka, ni gute abana banjye baba batakiriho? Atangira kuvuga ko batakiriho. Noneho icyatangaje polisi kurushaho, yatangiye kuvuga ngo Bella we yarujuje imyaka 14, no yarujuje imyaka 4, Bella yarujuje imyaka 4 yaragiye utangira kiburamwaka. Ati Bella yarujuje imyaka 4 yari kuzatangira ikiburamwaka, mbese abivuga nkaho atakigitangiye, mbese abivuga nkaho azi ko byarangiye ko atari buboneke. Ikindi atangira kujya avuga ko we atabizi, atazi iyo baba bagiye, utuntu nk'utwo ahishahisha, yifatafata ubona ko afite ubwoba, akayacishamo agashaka no kumwenyura, kandi urumva nta kintu cyari gisekeje aho ngaho. Ariko ntabaza polisi ati se umugore wanjye araboneka, abana banjye baraboneka, ese mbafashe iki, mbaze hehe, mpamagara imiryango? Wapi, nta kintu na kimwe agaragaza ko ashaka kubafasha mu gushakisha uwo muryango. Ubwo rero wa muturanyi azanye ya video batangiye kuyireba, icyatangaje cyane polisi n'abari bari aho ngaho ni uko yamaze kubona video akabona ko nta kigaragaye, ko wenda bitagaragaye asohora intumbi cyangwa ikintu yahise avuga yahise abaza ngo mbese nyuma y'iyi video nta yindi video ihari, mbese video birarangiye, mbese ni nko kuvuga ati ngize amahirwe ibyo nakoze ntabwo bigaragara. Hari igihe wakumva gutya rero ukumva wenda ari kumushinja, ariko ukomeza utega amatwi uraza kumenya ukuntu byagenze. Ubwo icyo kimenyetso cya gatatu kimufata, icya mbere yavuze ati Bella yarujuje imyaka 4 yari kuzatangira ikiburamwaka, kandi baramubwira ko umuryango we wapfuye ntibanawubonye. Icya kabiri yari ari kujya avuga ibintu ubona nta bwoba afite, ubwoba ariko nta gahinda afite ku mutima, ubona nta kintu na kimwe, mbese azi neza ko batari buze kumenya abo bantu bari. Nacyo ni ikimenyetso cya gatatu kimufata. Ubwo barashakisha yapfuye ari kuri 13, babuze nako ari kuri 13, bibaye kuri 15. Amavideo b'abanyamakuru bari bagiye bamufata, bamwe baje kureba bakimara kumenya ko umuryango wabuze, niyo ubushinjacyaha bwagiye butangira bucekinga, usanga ari ibimenyetso bafata. Baramuhamagara ari kuri 15, bamutumaho ku rukiko, aragenda, agezeyo batangira kumubaza, arahakana. Ahakanye bafashe kiriya cyuma gipima umutima kikamenya kuri kuvuga cyangwa kuri kuvugisha ukuri, barakimucomeka, batangira kumubaza byose, byamuje byose yarahakanye. Uheruka kubona kuri Shanane? Oya. Uheruka kubona abana ryari? Ati simbaheruka, guhera ejo bundi. Ubwo nyine ubwo ni guhera kuri 12. Uheruka kubona ibi nibi? Ati wapi. Ntabwo wabuze aho baherereye se wenda mu nshuti n'abavandimwe? Ati wapi. Warabahamagaye? Ati yego, kandi nta n'umwe yahamagaye. Icyakurikiyeho bagiye gucekinga nyine resulta, basanga ko byose yabeshyaga, nta na kimwe cy'ukuri yigeze avuga. Ubwo icyakurikiyeho baramufashe bamugumisha aho ngaho, batangira kumushinja nk'ababizi neza. Umugabo agira ubwoba. Ariko usubiye inyuma gato nkibabwira ko bari bafite akazi keza, bari bafite n'inzu nziza nk'uko uri kuyireba, bari abantu babayeho mbese bishimishije muri makeya, bari bafite social media, bari bafite YouTube channel, bari bafite Instagram, mbese bakoraga ibintu ukabona ko mbese ari umuryango wishimye muri makeya. Umugore yari amaze n'iminsi ateguje abantu ko atwite, kandi atwite umwana w'umuhungu. Urumva iri amezi 5 umuntu aba yamaze kumenya icyo atwite. So iyi nzu uri kureba niyo yamwiciyemo mu cyumba baryamagamo, mu cyumba cyabo cy'uburiri. Ubwo rero barangije bakomeje kumushinja, ndetse inyuma gato naringeze, bakomeje kumushinja. Umugabo yageze aho asaba ko papa we umubyara yaza mbere yuko agira ikintu avuga. Ariko nsubiye inyuma gato,
uyu muryango wa Shanene n'umugabo we. Shanene yari afite imyaka 35, umugabo yari afite 34. Shanene yarusha umugabo umwaka umwe, ariko ntabwo nzi ko ariyo mpamvu yatumaga iwabo kwa nyirabukwe bamwanga, kuko iwabo wa Chris bangaga Shanene cyane, ari ukuba no mu bukwe bwabo ntibigeze babatahira ubukwe, babyara batabyara ntibigeze babasura, nta kintu na kimwe bigaragaza. Nta nubwo Shanene yarigeze akandagira wa Chris, kuko ntibashakaga no kumubona. Ubwo rero waza kwibaza ngo niyo mpamvu, ndaza kubikubwira nyuma. Ubwo rero Chris mbere yo kwemera ibyaha yabanje amagara se aramuzana, bamugejeje mu rukiko aho yari ari, aramwihererana, atangira kumubwira ibyo byose mwagiye mwumva asa naho ndi gushinja. Chris yaratangiye abwira se umubyara ati Shanene ni njye wamwishe, ariko mbere gato aramubwira ati uko byagenze nuko njyewe nakundanye n'undi mukobwa, turaryamana, nacaga inyuma Shanene ibintu byinshi, none nyuma yo kugira ngo tubyarane yari atwite, ariko byabaye ngombwa ko musaba ko njye nawe dutandukana. Arangije yanze, ndamuniga ndamwica. No, yarabeshye ngo Shanene niwe wishe abana babo, amaze kwica abana babo kubera umujinya ko yari maze kumubwiza ukuri. Yari amaze kubwira Shanene ko amushinga inyuma, Shanene akagira umujinya akica abana babo. Chris nawe ngo arakara yica umugore, niko yabeshye se. Abeshya se ko umugore wari wabikoze, kandi ibyo bintu ntabwo byari ukuri. Ahangaha muri kureba hari ahantu hari ibigega bibiri by'amavuta. Ntuza Chris amaze kwica abana be babiri, yabataye muri ibyo bigega by'amavuta. Hari uri kureba hari imodoka, niho yataye abana be bombi mu cyobo, umuntu uza mu kigega, ikintu cy'ikigega cy'amavuta. Ubwo rero Chris amaze kubeshya ko Shanene ariwe wishe abana, barongera mukoresha test basanga nabyo yabeshyaga, ahubwo ko Chris ariwe wishe n'abana. Chris yari amaze kuvuga ko yari afite umukobwa bakundanaga byinshi, akaba yabwiye Shanene ko batandukana, Shanene akagira umujinya akica abana. Chris yakomeje guhamwa n'ibyaha, arangije ahitamo kuvugisha ukuri. Yavuze ko ari we wishe umugore we, amunigiye mu cyumba cye baryamagamo, aramuniga mpaka amukuyemo umwuka, arapfa. Arangije amushyira mu kiringiti. Nsubiye inyuma gato, umugore uwo ntuza wa Chris yaryamanaga nawe w'ihabara rye n'uyu nguyu, niwe watumye yica Shanene, yica n'abana bose. Uyu nguyu niwe wari basigaye bakundana, niwe wari wamubwiye ati genda utandukane n'umugore wawe, njye nawe tuze tubane. Utaratandukana n'umugore wawe, njye nawe ntabwo twakomeza gukururana. Niko yavuze, niryo banga yabwiye papa we. Urumva n'abanyamakuru wese babibona, kuko we yari hari kamera, hari na za mikoro, byose byarumvikanaga. Rero uyu niwe mugore watumye Shanene n'abana be 3 bapfa. Nk'uko mumubona, urabona ko hano bari banatemberanye, nk'uko uri kubibona, bari mu rukundo ntacyo babaye. Uyu rero niwe watumye Shanene, Bella n'umwana wari uri mu nda n'uriya wundi bapfa. Nagerageje gukurura biriya bigega bindi, ibigega ni gutya byari bimeze, ibyo bigega by'amavuta yatayemo abana be babiri amaze kubica uriya mugabo. Kandi yemeye ko yabishe. Mbere gato yari yavuze ko ari Shanene wabishe, arakaye nawe aramwica. Bivuge ko yari ashaka gushyira icyaha kimwe kuri Shanene kugira ngo batumva ko ari we muntu mubi gusa. Nawe reba bino bigega ukuntu bireshya n'ukuntu bingana, gufata abana bawe wibyara ukabatamo mu mavuta. Byarakomeje birakomeza, nibwo rero yahise yemera ko yabishe. Aravuga ati yishe Shanene amunize, aramuniga, amaze kumukuramo umwuka amuziga mu kiringiti, aterera mu modoka. Ariko ageze iyo agera, amaze gucukura icyobo amaze gutamo wa mugore, yagiye atari bwica abana be. Ariko ageze mu nzira ngo agenda atekereza ati abana banjye nimbara nzajya nibuka nyina, nimbareba nzajya mpora nzi ko nyina namwishe, ati nabo ngomba kubica. Akibyigira inama, yagezeyo afata nyina amuterera muri cya cyobo. Arangije aragaruka, afata akana gatoya k'imyaka 3, arakaniga nako, akarambikaho ikiringiti kamaze gupfa, nako agaterera muri cya kigega. Amaze kugaterera mu kigega, wa mwana mukuru witwa Bella abwira papa ati ugiye kunkora nk'ibyo ukoze sisi?
ugiye kwica nk'uko wishe sisi? No, ntabwo yavuze kwica, yaravuze ngo ugiye kubikora nk'uko ukoze sisi. Papa mbabara wibikora, mbabara wibikora, papa mbabara wibikora. ngo ndangije nawe ndanamwica. ubwo rero urumva yaramaze kwemera ibyaha, arangije yerekana aho yabataye, yerekana aho yatabye nyina, yerekana abana aho yabataye mu bya bigunguru. Abana baragaruka barashyingurwa, na nyina baramuzana baramushyingura. nuko nguko amateka y'umumama yagenze. yishwe n'umugabo babana, babyaranye, bashakanye, babyaranye inshuro 3. ubwo zari ebyiri n'umwana uri mu nda. basezeranye imbere y'amategeko n'imbere y'Imana. niho natangiye mbabwira nti isi yabaye mbi. inyamaswa za mbere zahindutse abantu, ntabwo inyamaswa zikiza, inyamaswa abantu bazi. nk'uko ubireba ya nzu yabo, niho abantu bari bari kubunamira. urabona indabyo nyinshi, urabona ibipopi bari baharunze. abantu baramuririye, baramuririra, bararambirwa. gusa impamvu navuze ngo umuryango w'umugabo ntiwakundaga Chanel, impamvu nakomeje kuvuga ko umuryango wa Christophe utakundaga Chanel, ni uko na nyuma bibaye byose, na nyuma y'uko umwana we yemeye byose, nyina wa Christophe yarabihakanye yivuye inyuma. nyina wa Chris yarabihakanye yivuye inyuma, aravuga ati wapi, umwana wanjye ashobora kuba yahungabanye ariko ntiyabikora. arabyanga, arabitsemba, aranga pe burundu. nyuma y'ibimenyetso byose aranga. na nyuma yaho na 2021 Chris yarongeye abisubiramo byose ukuntu yabigenje, ariko nyina aranga arabihakana, avuga ko umukazana we yarihabara, abantu bamuteretaga ku ruhande rererere, ariyo mpamvu umuhungu we nawe yaba yarabikoze, ariko hari impamvu runaka ko atabikoze ku bushake. se wa Christopher we asa naho yabyemeye nk'umuntu w'umugabo, arabyemera biranamubabaza, asaba n'imbabazi famiye yo kwa Chanel, ariko nawe wabonaga bitagaragara ku maso nk'umuntu ubabajwe n'ibyabaye. mu gihe iwabo wa Chanel, ise yavumye uriya mukwe wabo, aramubwira ati Imana izakwishyura ibyo wakoze, uri umuhemu, uri umugome, uri gicucu, byinshi. nyirabukwe we yararize, nyina wa Chanel yararize buri cyo gukora, abasaza bararira barumirwa, birangira bityo. ariko kugeza ino saha Christopher bamuciriye igifungo cya burundu. Christopher we Chris ubu ngubu arafunzwe, yafunzwe burundu. so niho nahereye mbabwira nti iyi si inyamaswa ya mbere irimo ni umuntu. inyamaswa ya mbere iri kuri iyi si ni umuntu ufata n'amaboko ye yombi akica abana yibyariye, akica umugore babyaranye, kugira ngo anakunde ajye kubana n'umukobwa bakundanye nyuma y'uko wa mugore aje. guys, ibintu ni ibibazo, iyi si ni mbi, ibintu byo kwicana bimaze kuba byinshi. ibintu by'abagore n'abagabo bicwa, umugore akica umugabo cyangwa umugabo akica umugore, bimaze kuba byinshi kuri iyi si ya nyagasani, atari na hano muri Amerika no muri Afurika hose. guys, mwirinde, niba urugo rukunaniye witahire. bye.